so rero kane stop fighting your blood brothers nimbe fereni duteye ntirwanywe na abanyarwanda ahubwo ikarwanwa n'ibindi bihugu bya Afrika ariko hari ingabo zamaze gutozwa kandi special force kubita rwose none tugatsinsura neza umuco w'abareberi muri Afrika ku buryo Afrika tuyitunga idafitemo groupe reberi nimwe ko sinjya nemera ko Boko Haram igira mbaraga ki ibikoresha bundi bicaye bibageraho reka ibyo tubireke gatanu rero build an African Silicon Valley ni ibintu bitanu mfite kuntu nzabi kizangora kirimo kimwe gusa nuko biransaba kubiganiriza aba president ba Afrika benshi bari kumwe ngabana ngo ba secondary ngo barambiwe kare gatsiko ngo baragaturumbukana ngo bayateye kuri presidence aho president atuye uri kuri Sainte Famille watera wibuye ni ikinyoma ubwo abakivuze nabaki nabanya general witwa wanyise marshal ariko ngiye niyita general ariko hari umuvandi mwaje bwatoyera marshal ni udatabarwa oya opposition bayindekere noze opposition umuheza nguni afite kubeshya kuri ku rwego rwo kudatinya no kuvuga ko papa atari umugatolika wona ari umuntu ushaka kubeshya ko papa ari umudivi neza ukabona ibintu ari gukora ntago bibaho mu byukuri rero abo ngabo ninjye nabo ninjye mbiri uko abantu batera u Rwanda ba FRN kuba zakwatiraho byose ngiye ibyo nabaye byose mana yambwiye ko nzaba byo nibindi biri imbere hano ariko byose ndabikorera nkanarwanaye ikindi Imana ihagarara mu itangire kavuga iherezo ihagarara Nyamirambo kavuga Iremera imigeri urarira Sopetrade ntagiye ikubwira kandi reka mbibabwira imigeri ya Sopetrade yo ni nkihame ihagarara Nyamirambo ite mwana wanjye ndi Uwiteka Iremera uzarya Iremera uzambara Iremera bazakubaha yo koyo we Sopetrade ni imigeri Rwandex ni imihini kandi byo ntabyivuga ubimenyeshwa hageze ugera mu cyumweru iyo mihino ugiye kuyirya nk'ibi bintu bigiye kuza bino bintu uri kureba byasaga yo kuri YouTube nanditse baruwa Baba Taifu nikubita ku muhanuzi kazi twasenganya kera arambwira ngo sinzi ibintu wakoze muri iki gihugu ariko ntibijya bikorwa ntibitinyukwa wahagaze 70 itabaho ati ugiye kwata kuterwa amacumi mihini ati ugiye kwatakwa ugire ngo sinzi ikindi kibaye mu gihugu ariko nyine mbwirwa nuko bizarangira cyangwa ko nzabigwamo ase umuntu akaba yavuga ejo bundi hari cyaje gisimbura ibyo byose kivuga ngo Apostle Mutabazi wundi wasabye ko wamukozi Imana wasabye ko His Excellency wa Baba Taifu ubwo ni kintu ntaga ari ibintu byose wavuze kimwe kirifata kikagira noneho rero sasa byose barayifasha bangoreka ibyo ngibyo tubikureho dushyiraho ubwo ngo Apostle Mutabazi wasabye yuko abantu bagurisha parcelle y'inyamata donc ubo umubare wabo wari perfect wari ukoze gutyo ubundi umubare wabo nuko wari ukoze reka mvuge ngo ni nkaho MP bitwa ko bawugezeho so bashaka kugira ngo aho bari Apostle Mutabazi bose batayabanga Apostle Mutabazi wa wundi wasabye ko so bashaka ikindi kintu kiraza kikasa n'ikibirushije imbaraga rero barampagurukana babeshyira kuri Facebook zabo abandi bantu barwanya igihugu ariko basanzwe basenga bibera muri diaspora babishyira ku ma status yabo ya WhatsApp abo mu Rwanda nabo bati twatanzwe twabibonye nabo barabiyoye noneho harashya sasa noneho babonye bamaze gufatwa neza ikibatsi kibaye banavana makabo karenge nibongera babandi ba opposition nibongera no kubikomoza baragati twicyo twashakaga kabaye twikomereze zacu ni nko kuvuga ngo bakoze ikintu kimeze nka decoy uburangariye kuri ibyo ngibyo no kubyisobanuraho no kubigira gute no kuba ariko abantu bagufata no kuba nuko noneho twebwe utuburira umwanya wo kuza kuvuguruza ibinyoma turi kubeshya abantu kuko barashaka kugira ngo bafate ubutegetsi baciye muri désobéissance civile anarchie noneho ariko ngiye nkavuga ngo ntago u Rwanda ari Egypt niho abaturage 1,200,000 majorité yabo yahagurutse yirukankana igisirikare n'ubutegetsi buhari isa naho yo ifasha ubutegetsi noneho bashaka umuyobozi ibintu nk'ibyo ngibyo bararebye bavuga ati nitwaterefere ku ntwaro ayangora nazo ubwazo zarananiwe nubango ntago rero uburyo bwo kuza urwana bushoboka the common sense and good judgment kandi asengera ubwonko bwabo bw'iburyo the right side of the brain kugira ngo bagire high capacity of creative mind kugira ngo bagire ubwanko buvumbura ibintu bishya mu buryo budasanzwe mbatuyeho gukira uburwayi bwabo bwose ubwari bwo mu maraso uburwayi bwo mu mitsi uburwayi bwo mu magufwa mu izina rya Yesu Kristo Jehovah Rafa mbatuyeho kubohoka
rwose kubw'icyubahiro cyawe. Ndakubita hasi umwuka wa ignorance, umwuka wo kudasobanukirwa, umwuka wo kutamenya, umwuka wo guhangana. Uwo mwuka ndawukubita hasi mu bakozi b'Imana, mu itorero ryawe Kristo, kuko ari rimwe ntago ribamo imidugudu, nubwo tugira denomination zitandukanye, ariko ubwami dukorera ni bumwe. Ndakwinginze uduhe guhuriza hamwe, kandi umuntu wese shyigikira mwene se ahabwa umugisha. Jambo rambwa ngo ni byiza n'ibyikuno ni nk'amavuta asukwe mu mutwe wa Aroni, ngo uko niho wategekeye umugisha ku musozi hariya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndasengera abantu badafite amafaranga y'igishoro kandi bashaka gukora. Ndasengera abantu bakeneye promotion kandi ihora itambuka. Uko promotion ije babazi ko bari wujyemo kubera ko banafite umusaruro ugaragara kandi ufatikana n'uburambe bufatika, ariko igahora ibanyura mu myanya y'intoki. Mpagaze mu kirere cy'intumwa, in the apostolic dimension and anointing, I declare promotion in Jesus' mighty name. Mu mezi 3 hereye uyu munsi, abantu bumvishe bwa butumwa ubwo navugaga ibya parisere Nyamata, bamwe bakabinyega ariko bo bakabyumva bakumva ari ukuri. Umuntu uzakorera muri ayo mavuta wese, mbere yuko turenga ukwezi kwa 3, azaba abonye ikimenyetso cy'ibyiza. Ukuboko kwawe kwiza kuzamubeho, izina ryawe rizamukorere. Aho muherereye, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, tubifurije turi kumwe na Apostle Mutabazi. Turakwishimiye. Murakoze. Ndanezerewe rero kuba navugira kuri no kamera no kuri iyi microphone, kubera ko ngiye mu microphone ndayikunda. Bibaye na ngombwa najya nishyura kugira ngo bayintunge. Uretse ko natangiye nyinishyura, wenda byibutse natangira nanze kuvuga, ariko kugira ngo natagira umutwara nabi, kandi nge nta mwikomo namutwayeho kuko bitumye ngeze aho ngeze. Kuko ngiye ahantu hose ngeze naraharwaniye. Ntagajyane bango manu zo mu butayu, ngiye wapi nakubise umunaki, manuka Goliath, ahantu ikintu cyose nicyo ngezeho. It was a fight. So na rero mbwira n'abantu muba barwanyi beza, nta hari aho ngaho byo kuza byihungura hejuru ngo kwayisubiranagana. Sha bifungishijeho fil de fer, bizasaba yuko uzamura tonayo ukayikata. Biranagana ariko bizirikishije n'imigozi y'icyuma n'ibihindizo by'icyuma. Birasaba rero uzana ikintu kibikata kugira ngo bivane, ntago binagana ku buryo byigusha, ntago byihubura, ntago ari nka ya mavoka y'ibutare nazo. Mu by'ukuri rero ikindi manza natanze 1000 nimba ari 50 nimba ari 30 kugira ngo antunge mikoro kuri YouTube, ariko nge ntacyo nahombye kubera yuko byarankoreye. So mu by'ukuri rero kugira ngo byumikane uburyo nkunda kuba imbere ya kamera, byawagirirwa umuntu ukasanga umuntu udafite umwuka ukurwanya spiritually, ukumva ko umwuka uri muri urwanya ukurimo, ukabisanta. None wamaze kubisanta, ntago ubwiriza wisanzuye umeze nk'uri kurwana. Ni uzasanga ari udututi tumwe na tumwe ujyaho amavuta akagamanuka, hakaba utundi ujya kuri ukirekura, mbese ukumva ubaye wowe wese. Mu by'ukuri rero nkunda kuba imbere y'abantu mvuga kubera ko nizerera mu bantu. I believe in the potential of people. Nizerera mu bushobozi Imana yahaye abantu yabashyizemo, kandi n'impano indimo ishobora kugenda ikabyutsa cyangwa se ikakora ignition. Impano zibarimo zikagurumana cyangwa se zikakora icyo zigomba gukora kubw'icyubahiro cy'Imana. So mu by'ukuri rero iyo mvuga sindambirwa, iyo mvuga bitandukanye niyo ndirimba, ko nakoze indirimbo 3 ariko izavuye muri studio ni imwe. Oya, nanditse 42, ariko indirimbo nakoze 3 yavuye muri studio ni imwe, kandi zose narishyuye Duhagapera. La satakaye. Ariko uziko njya mbyibagirwa, mwango nakoze indirimbo nako nishyuye indirimbo ya mbere nishyura producer rwose unakomeye muri iki gihugu, njya mbona ari kuno mu bajaji bano mpuza. None ndangije mbura umwanya wo kujya kumureba, birangirira naherutse nishyura mperuka ngenda ubutagaruka. None ndangije nza kwishyura wa kabiri, we maze kumwishyura nkora indirimbo nibuka lyrics yari irimo ivuga ngo no matter how strong is the wine, yari reggae. No matter how strong is the wine,
strong soft towards the wave, that's all I do, that's all I do. Ngo uko umuyaga kose waba umeze, no matter how strong is the wind, surf towards the wave. Jya woga werekera aho umuvumba uri guturuka, wikiruka uhunga ahubwo erekera aho uri guturuka, niho umunyenguri. Izi ndirimbo zawe Mutabazi zahoze muri studio yiri no kuri YouTube, ariko ni lyrics ntago nigeze nkora video. Nayikoranye na Uncle Austin, nyikorana n'uwitwa Rich Marek. Abo bose na amatalent yigendera barabazi. So noneho ariko Rich Marek arabura ka management mu menema amafaranga wa. Ariko nyine yitwaga Afrika mu gihombo. Nayandikiye kuri iki gitabo cya African Poverty is a Choice, mu kinyarwanda cyitwa ngo Afrika ubukene bwa Afrika n'amahitamo. Noneho rero nge nafashe message iri mu nyandika mu ndirimbo kubera ko ndavuga ngo hari utazasoma ariko akagwa kuri iyo ndirimbo, then bo baraza ndabishyura of course kubera ko ni umwuga wabo. Noneho ndababwira ngo baririmbe iyo lyrics, nge noneho nza nigizemo diplomate. Ariko birasekeje, nawe yanasomye discours kuko nashatse kwigira diplomate nawe wapi. Noneho nza none mvuga nkuko wavuga discours isanzwe. Aya nago nabibe, ariko ndibuka navuze ngo kira navuze ngo ni gute abaswa twakishyurira intiti school fees. Uko ndi kubivuga, ni gute abaswa twakishyurira intiti school fees zamara kuminuza zikatuzonga ngo tuzihakazaho kugatanga. Ngo uwatowe n'uwatoye ubaka uruganda ninde? Sinzi ukuntu nabivuze ngo uyobora n'uyoborwa umunyabwenge ninde, watoye n'uwatowe ubaka uruganda ninde. Abanyafrika turashaka kugenda muri Lamborghini, ngo umubi n'uwakorana kamyonete. Uziko nanuza yanjye n'imirongo yanjye nyibutse wa yewe we harahiye burya, kandi mfite na views nyinshi mu mbinga bingaye hafi 4 kuri YouTube, kandi atariho n'amashusho, kandi hari abantu usanga ari abahanzi babyiyeguriye babihagurukiye akagira views 17 zikamara imyaka 5. Ubwo se urumva nge ntaratwise. Niho wakuye kuba generale w'umunwa. Ubundi wayakumunwa nanjye nabisanze ntyo. Hari umuntu wari wahoze ari kunganiza ati nta nubwo ati kumunwa nanjye narinzi ko ndi general, atabwo nsanze uri marishari. Ko marishari ntago ajya tabarwa. Nubona Mutabazi amuteye ku munwa ntuzamutabare kuko afitemo ubushobozi. Oya rero ikintu gisekeje, nakuze ntajya mvuga, nkashaka kumara ukwezi nta muntu mvugishije, byose ntanga amarenga nkiri muri construction. So ntago nigeze menya impano yanjye. Icyo kintu nyibutse ndatangara. Abantu bari banzi nk'umuntu hora h'ikinyamenyo utagiye umwenyura. Ubiyo nicaraga kuri moto y'umotari, nagendaga muri ryongorera iminota 30 ari buntu hari karangira. Najya hanze ngiye kubwiriza igihumbi ku isaha bakakindambika cyo kuvuga. Buriya nariyeho $1000 yo kuvuga isaha. Nzi ukuntu iryoha. Rero abantu bafite umunwa mwirwamo utikurisha. Umunwa ufite ikindi kintu wakora my friend. Umunwa korana na YouTube channel ariko ubundi twikire cyarimwe. Bara abantu usanga bafite utugambo muri quartier ko yadukozemo content akaza kuri YouTube. Nge buriya niyo mbonye umuntu yagira amagambo ntemeranya naye ariko nkabona arabizi kuvuga. Ndavuga ni kabisa byaza umusaruro iyo talent. Bafataga amavuta basikayito. Ari abantu ubona bafite impano yo kuvuga. Nk'urugero umuntu ari kuvuga ku bintu bya entertainment na showbiz, ariko nanjye nkumva natwawe. Kind of ndavuga ni kabisa man ufite impano. Just ibyiga uburyo wayibyaza umusaruro, uburyo wayikoresha kubyanga bikunda irahari. Hari n'umuntu ubona afite impano imeze nk'iyo gutikura ariko ku buryo bigize professional yacuruza. Buriya no kwabananze guhita mvuga kubera ko mwahita babigira birebire, ariko hari TV imwe yavutse ku muntu wabonaga akunda gucukumbura utuntu ukabona hajemo akantu kameze kabisa. Buriya abantu bita muri quartier ngo bagira amagambo cyangwa bagira amatiku, biba bivuza yuko uyu muntu yapfubye mu munyamakuru. Noneho kubwo kudakurikira umuhamagaro we agira gute? Ni nkuko nanjye ngira impano yo gukonvenka abantu. Rero nkiri muri construction wasanga ndi kwemeza abantu buryo kano gatabaro rino bara wenda ari icyatsi cyangwa ari umutuku, kandi tugatandukana n'abantu bazatari kuzikuye wasanga ari byo. So rero iyo udakoresha impano yangu umenye nicyo yakora, utangira kwikoresha aho bitari ngombwa. None ugasanga umuntu uzavamo umuhanuzi akenshi akubwira ko yajyaga arota ibintu gasohora. Akenshi ugasanga akubwira ati ngewe najyaga mbwira umuntu ibintu bikamubaho. Kuko impano ya gihanuzi
Yeremiya yaravuze ati nakumenye utarabura urusoro mu nda ya nyoko nkwereza ko umuhanuzi uhanura amahanga. Nubanga ibyo Mutabazi ari by'uyu munsi Imana yaramwereje akiri mu atarabura urusoro mu nda ya nyina. Uvuka kuri byo rero iyo utabimenye neza ubwabyo birakubangamira, ubwabyo bishobora guteza ibibazo. Kubera iki nyine kubera ko wavutse uri umuntu nk'urugero navutse ndi umuntu ushobora kuza nkasanga abantu ikibazo barimo nkatekereza igitekerezo cy'uburyo bagisohokamo. Noneho rero kubera urwo rwego rw'imitekerereze icyambere wisanga utatekereza nk'abandi bantu ku bintu byinshi ariko babona ikibazo ari iki ukabona atari cyo kibazo babona. Noneho bigusaba rero kumenya ngo kuki Imana ngize gutya, ku uburebure bwawe umutwe wawe ukuteye byose bifitanye isano n'uw'Imana yakuremeye kubawe. Ntazagira ukubeshya burya abantu bajye bareka kuba naive. Ufite metero cyangwa se santimetero 95 ni kureshya, ni ko wavutse ureshya. None ushaka kuzaba umusitari wa NBA, keretse nubanza ugakora ubushakashatsi bw'uburyo wakora inkweto zirimo rasoro, warangiza ukanazasaba yuko NBA yemera kuzikinisha, kuko ibyo bintu uri gukora ntibibaho. Hari umuntu umwe bigeze kubwira ahantu biti Kageyo kuri segonderi ngo shaka ngo tujye kuboroka uzi ibyo ari byo. Abana ukuntu bafata ibintu ku mutwe niko twabitanga ngo kuboroka. None bambwiye ngo umukobwa mwiza ngo nkaboroka ngo mujye kubwira ngo nkabana akananze kumuvuga izina kubera ko nuwo hafi ku buzima bwanjye ntago namuvuga ngo hajya boroka nk'abakana ngo abakobwa babi nibo baboroka. Uwo ngo yavuze ngo umukobwa mu bajya boroka yarangije universite, yarangije secondaire y'universite, yarangije universite yagiye ku graduating afite akazi ka 400,000 ka kera muri CCB. Yagiye kuva kuri akazi ka CCB yaramaze kugira inzu, yari umukobwa wawundi wamujombaga ngo ajya boroka niwe mubi. Ubwo nawe ubwiza bwafite ari ku busire yingisha buri wese nuko Imana yamuhaye. Noneho yahavuye yisezereye yabonye kandi kazi ko muri project ya UN yagomba kuyobora country director, country manager, country director. Then ava kuri ako kazi bari gukora UN. None ubwo hari umuntu kare kuki Imana itangize beautiful keza nkuriye buriya ni gake tubona umuntu mwiza ufite no mu mutwe ni gakeya. Hari abamisi bavuga ngo kuri mate ngo muri mate ngo bagiraga bakubwira ayo manota ugahita uvuga uti ye baba we ntabyo numvishe. Niyo mpamvu amanota y'abasohoka ari bitangaje babigoye. Ariko hari n'igihe biterwa n'uburyo yagizemo intege nke, yamara kubona kari mwiza akajya yirwa mu kirori yitonora kandi oya ntago ariko bimeze. Ikindi hari igihe wanigeze kumva sindakora research ngo nkemeze bavuga ngo umuntu watsinze irushanwa ry'ububi mu bagabo muri Afrika y'Epfo yashatse Miss wo muri Afrika y'Epfo kubera ko watsinze irushanwa ry'ububi yari docteur kandi ukomeye mu gihugu ukora amafaranga menshi. Aravuga ngo nzabyara abana basa n'umugore bafite ubwenge nk'ubwanjye. Byaricuritse sha yabyaye abana basa nawe bafite mutwe nkaho umugore we kandi uwo mugore we nawe byumve nawe yitubitekereza uwo Miss wo muri Afrika y'Epfo cyo gihe mwari igitangaza uve kuba mu Rwanda we yari igitangaza. Ariko rero Mutabazi ufite impano ahanini gukorana nawe ikiganiro umuntu aba yapfuye yashize. Akenshi ukunze kuvuga amagambo atandukanye ibintu bitandukanye abantu bose bigize abasesenguzi ku magambo uba wavuze ubusesenguzi bwabo bwakirute. Ya ntago ku cyambere nta muntu navuga ibintu ngo nabisengura ibyo yavuze mbyumve. Ntago ujye byumva urwego ndiho ntago rwumva abantu bose. Ushaka nkubwiza ukuri natanakubeshye umutumisho mu Rwanda numva sinzi ari bangari komanza ari hafi ya nabo. Nge nkunda kwiyumvira witwa Bark Bishop Duncan Williams, nkumva ba TDJX Bishop TDJX buriya icyongereza nyumva ko numva ikinyarwanda wenda kukivuga gishobora ariko hearing icyongereza ni igifaransa mbyumva nkuko numva ikinyarwanda. None ngo inyigisho yo mu gifaransa niyo mu cyongereza rwose nizo niyumvira. So mu byukuri rero ntago ari kurwanya umuntu nantuze kandi nge sindi ndyarye atane njya kunjya handi. So mu byukuri rero ntago navuga ngo narabumvise ngo ubusesenguzi bwabo ndabwumva gusa muri in general abantu bacishamo akambwira abantu bari kuvuga uko abantu bari kuvuga uko muri comment gutya na gutya ariko ubusesenguzi abeshi burananiwe. Abenshi bavuga ko ngo uri gutanga inyigisho zisuka abantu ngo bagurisha ibyabo ngo baze batange ariko ubundi gutanga ubundi urugero iryo jambo ukoreshe nimba bararivuze gutyo literally bamodifiye message yanjye
iyo umuntu yatangiye kumodifiya message y'undi muntu biba bimugaragaje ko ari umuheza nguni. Ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya, mfite atake 3. Atake ya mbere ndi kuyatakwa na opposition y'u Rwanda kuko ibizina nanjye yuko na declare ko ngiye kubataka. Kandi mu by'ukuri mbafitiye impuhwe kuko sindabona umuntu natatse, sinzi nuko byamubera kuko ubushobozi mfite bwo kwangisha umuntu undi. Na shitani ishobora kuzanga yuko wanga ujya muri Gehenomu. Nuwango cyane cyane ko nzaba nabaziza ukuri. Bafite imigambi mibi. Barashaka guprovoka anarshi. Anarshi ni igihe abaturage batangira kutagira ikintu na kimwe bemera kivuzwe n'ubuyobozi, hagakurikiraho désobéissance civile, aho conscience y'abaturage itangira kuruta itegeko nshinga ikaruta amategeko. Umuturage amubwira ngo ubuzunguzayi nibwemewe, ngo wapi wana, ngo mujye mureka dushaka yacu wana. Biriya bintu uzabone nabakunda kubipushinga ngo yamwirekera abazungu, ariko umuzunguzayi batwaye cyo ya nimba umuntu yumva iby'ubuzunguzayi ashaka kubipushinga, leta yavuze ko bitabaho. Nagenda akora ishyaka nibimuhira, ubwo entre parenthèse nibimuhira wumvisha icyo mvuze nibimuhira agereye muri parliament avuga ati ngiyewe nzamuye igitekerezo cyo kugira ngo abazunguzayi bemererwe bakomorerwe. Nimba yumva ashaka kubiharanira nabi haranire mu buryo buri constitutionnel, mu buryo itegeko nshinga rimwemerera kubiharanira. Ariko ntago ubuyobozi uravuga ikintu ngo nanjye mvuze ikindi. Iyo ugiye uyamaza nawe ugatsinda amatora, bagiye kwiyamaza utareba. Nimba rero waranagiye yo gatsindwa, reka dufate ibiturutse hano bakunda kwita ibukuru, ariko shari ya jambo baribeshyiramo shaho. Umuntu akaza gukubitira mu ideyi ngo biturutse ibukuru, nge nabanza hamagara ibukuru nkababaza nimba ariho, kuko biriya bintu uyu muntu yakujishije akaguta mu gatega ati ni ukuri. Iba nkiyo nza nkabagana nimugurishe parcelle y'amata bivuye ibukuru. Ariko n'abarakora bize barabikora. Ati rambwiye ngo iyo parcelle yigurisha uyimereze, ndabazi babikoze benshi cyane. Umuntu baramusengeye afite kanseri mu kuguru. Ati Imana rambwiye ngo na mahembe bakwerereza ngo kandi ngo ibintu bigutera bituruka muri iyi modoka iri ahanga muri iki gipangu. Ati nge nk'umukozi w'Imana yimereze, ati kuko imbaraga zindimo zizamira imbaraga zayo mahembe. Imodoka yayiteye kontake da, barahinduza bajya no muri revenue barahinduza. Abanyarwanda mbabwiza ukuri bakanga kukumva, ariko abababeshya n'abanyomeka mu murimo harimo ababeshyi we. Uzi ibintu bita gukubita swapu. Swapu nohereza umuntu muri quartier yaho utuye, amakuru yawe akayazana nakayaneka, wanirukanye umukozi nicyo mwapfuye akabinyandikira. Abo bantu benshi uzasanga bari guhanura bareba muri iPad. Oya mbyandika muri iPad, benshi bahanura bareba muri iPad azamura mukunu. Atumva mvuge ku buzima bwawe. Letra satakaya menikide sasalaka satataka. Ati I hear you Lord. Ndakumva mana bavuga n'ibyongereza byishimwe na rimwe. Ati harya ntutuye Kagugu mu murenge bituye mu kagari bita Kanaka, yakoze swap nyine. Nuko information zawe yazi ni nkaho yazikoreye hacking. Nimero yawe akayimenya, akamenya niyo umukobwa utereze nk'urugero ibyo nashaka kukumenyaho, nohereje umuntu nka 50,000 yabizana cyane. Okay, kandi information mba nkeneye ni imwe hanini yindi kwemeza ko ndenze. Ikindi nyigukubita wowe nzi ko nta kantu hagaze natagetinze waparitse Range Rover. Wow, ndi yabibona gataba wow. Akenshi nyine iyo mbivuze bahita gutunga mikoro akavuga ngo confirm, akavuga ati nibyo rwose profete nibyo. Owe nta akeshi n'abanyabwenge ntago abikora ku bantu barenze babiri bonyine. Icyo yabashatse gukora aba yagikoze, ubundi yarangiza agahita abwira wandi Range Rover ati nawe hari ibintu ndikubona bikomeye cyane, bikomeye ku bana, bikomeye. Akamubwira ati uze kunshaka muri office. Ahubwo office rero zira parcelle za Nyamata ziratangwa se ko zitangwa. Ikibazo ahubwo nuko mwe mwabaye muri ambiance yo kubeshya nagucengana. Umuntu nta kumara utenderi bambone nk'inuma ntagatifu kumamira, abantu bigize inuma ntagatifu kumamira. Nk'umuntu arwanya ati Ituro, tumishe mwese ko muri Ituro murabaza se murabakarani muri hagena Imana byibuze ngo tubimenye, muzatwereke namwe video zanyu mukata ingorofani. Abatumishi ngiriya benzi nayiguze mu Ituro, iriya Land Cruiser nayo mfite mbere iparitse nayo nayiguze mu Ituro. Ibintu byo kubeshya n'abantu barabijyana.
kubona nagenzaga amaguru barabi unase mbabeshye ngo naragiye oya ntago nagiye ngo ngire gutya na gutya ibyo kandi nta n'icyaha kibirimo it's biblical rero anje mbona abantu bakoze umurimo wabo nabi ari nabanteje ibibazo hano umuntu avuze ngo atugize inkoko niwe waduteje ngo atugize ibigori niwe waduteje inkoko nuwango rero umuntu wanteje abantu n'umuntu wese ufite title ya poso mu Rwanda benshi reka ntavuga bose baryohewe na title ariko ntibakoze inshingano z'intumwa inshingano ya mbere y'intumwa ntago intumwa yubakire ku rufatiro rw'undi Paul aravuze abwira abikorinto arababwira ngo njewe nashyizeho urufatiro nk'umwigisha mukuru w'ubwenge ngo buri wese yubakaho ngo ariko buri wese niyirinde uko yubakaho ngo ariko nta rundi rufatiro nashyizeho kiretse urwari rusanzwe ruha ari rwo Kristo uzi Kristo yajya gushyira urufatiro rw'iby'amaturo muri ministry avuga ngo wamupfakaza ufite amakuta abiri yo kurarira yazane hano yubaka umurimo w'Imana ntago zigera ubura ifu mu kibo cyawe ni muri amavuta ya Elisa agafuka hanyuma kavuge mbanze nkarye none navuze ngo navuze ngo pariseri Nyamata bakabaye ahubwo ndi kubazwa ikibazo cyo kuvuga ngo ko wavuze ngo abantu batanga pariseri Nyamata akaba amaze kuzigurisha abantu 100 ibi bintu birarangirira ariko birabyanyeretse yuko abantu bafite umurimo w'intumwa batashyize imfatiro turacyari kuri za mfatiro za Vatican na Canterbury amafaranga ava mu bamisiyoneri akaza kubaka katedrali kwiriye ko abantu basabirwa umugisha cyangwa birakwiriye ko bawukorera buriya umugisha umuntu yakwatura kubera authority muriho ariko buriya ibyo bazakwaturaho byose ngewe ibyo nabaye byose Imana yarambwiye ko nzaba byo nibindi biri imbere hano ariko byose ndabikorera nkanarwanaye ikindi Imana ihagarara mu itangire kavuga iherezo ihagarara Nyamirambo kavuga Iremera imigeri urarira Sopetrade ntago ikubwira kandi reka mbibabwira imigeri ya Sopetrade yo ni nkihame ihagarara Nyamirambo ite mwana wanjye ndi Uwiteka Iremera uzarya Iremera uzambara Iremera bazakubaha yo koyo we Sopetrade ni imigeri Rwandex ni imihini kandi byo ntabyivuga ubimenyeshwa hageze ugera mu cyumweru iyo mihino ugiye kuyirya nk'ibi bintu bigiye kuza bino bintu uri kureba byasagaye kuri YouTube nanditse baruwa Baba Taifu nikubita ku muhanuzi kazi twasenganya kera arambwira ngo sinzi ibintu wakoze muri iki gihugu ariko ntibijya bikorwa ntibitinyukwa wahagaze 70 itabaho ati ugiye kwata kuterwa amacumi mihini ati ugiye kwatakwa ugire ngo sinzi ikindi kibaye mu gihugu ariko nyine mbwirwa nuko bizarangira cyangwa ko nzabigwamo haya marishari rwose ku munwa arahari ezire yabaruwa yawe yari yasubizwe oya biri mu maboko y'ababe bishinzwe nubu nuko mba mbivuze gutyo gusa ariko nta kindi narenzaho kisa naho kibipushinga bo bazabikorera mu nararibonye bwabo mu bushozi bwabo nge nababwiye cy'abanyarwanda kiri mu mitwe y'abanyarwanda nababwiye research nakoze abanyarwanda 98% baramwifuza kuri ari so nyuma ko hari research nabo bazakora yabo wenda cyangwa se bazabicisha muri process niko Dr. Yamuremye yambwiye muri rendezvous yampaye arambwiye ati tuzabicisha muri process kuko buri bintu byose hano ni process ibintu byose rero byo muri leta ni process nwango biri muri process rero igihe izarangirira bizagenwa niyo process nje Mutabazi inshingano yanjye narayirangije abantu babe Mutabazi koze nkanda abanyarwanda bafite ukuntu bafite akabazo nwango buri muturage wese abafite rights and responsibilities ubufite uburenganzira n'inshingano mu gihugu ntago ugira rights gusa hatari responsibilities so mu byukuri rero nabikoze nk'umushakashatsi mbikora nk'umwanditsi mbikora nk'umuntu ubona yuko byagirira umumaro abanyarwanda kandi bigatuma urufatiro yashyizeho rudasenywa imyaka magana n'amagana na generation enye ziri inyuma yacu zikazaba zigiye haza n'umuyobozi mubi akagira urwego atasenyaho ibintu ahubwo Trump atigeze asenya Amerika nubwo bavugaga ngo ni umuyobozi mubi yarahubuka ariko bafite 8 founding fathers wita George Washington, Abraham Lincoln, hari wita Thomas Jefferson, John Adams, hari wita Benjamin Franklin n'abandi batandukanye bagiye bakora ibintu bitandukanye uko ari 8 rero nyina nagaragaje ko ibyo bakoze bose uko ari 8 biri muri His Excellency wenyine urutoki ari umwe hari nawe mperutse gukora ikiganiro ngaragaza uburyo
ngira intwari yanjye yo muri Afrika ya mbere yari Thomas Sankara, His Excellence ataraza, kubera ko His Excellence yagaragaye mu mavuta ya Thomas Sankara asampulus anarenzaho, kuko Thomas Sankara yaje asanga igihugu gikennye arangije mu myaka 4 gusa, donc barakenaga bakabura ibiryo bakajya kubihaha mu bindi bihugu, mu myaka 4 bagira surplus, bagira ibiryo basagurira amahanga, akajya ajya mu manama yambaye imyenda yakorewe Burkina Faso, igihe yayobariye ko zira shati ntukazikinireho ibihumbi zigura, oya ibihumbi zigura, uyibajije igitsiro nibwo wamenya ko made in Rwanda twihagazeho. So mu byukuri rero nibakomereza hariya ni umurongo mwiza. So nge ngaragaza uburyo nyine yabashije kugaragaramo His Excellence buriya ibintu byagaragaye muri Thomas Sankara bimurimo n'ibyagaragaye kuri uyu nguyu Nelson Mandela. Nuba ngo His Excellence ni nka Thomas Sankara guteranyaho Nelson Mandela ukarenzaho utundi tuntu, kubera ko bose ibyo bakoze yarabikoze, ariko ko Mandela ubwo ndi kuvuga hagati y'ubwoko genocide, kwihagarika, kubuza abantu kwihorera, byose bikarifiya Mandela, bigaragara neza mu isho ya Mandela. Hagacira abakobwa, ibyo byose bigaragara kuri Thomas Sankara na His Excellence. Then kuvuga ngarenzaho bose ko ari babiri nta warwanye n'ibihugu 8 muri Kongo kugira ngo igihugu cye agihe stability, political stability, aricyo cyatumye avuga ngo ni African Singapore, abantu bakisaza, ariko nta kindi bivuze. Ni ukuvuga ngo ni ukubaka political stability na business ou bien entrepreneurship ecosystem ituma abashoramari bo hanze baza mu gihugu cyawe kurenza ahandi hantu hose. So mu byukuri rero big up to the system. Then ngiye nkakunda kwivugira ngo bongeyemo touch ya South Korea byaba ari umumaro, byaba ari byiza cyane, ariko njya nyibona isirikira, ariko nkavuga ngo nanjye ngomba gutanga umusanzu wanjye kugira ngo binozwe. Touch ya Korea y'Amajyepfo yubakiwe mu buryo bw'ubukungu nko ku bagabo 5 ntago bari benshi cyane, harimo Byuchung Yor wa Samsung, harimo izo bita Chaibos, harimo ya RG, harimo yitwa Daewoo, harimo yitwa ni societe eshanu urebye, bafashe amafaranga y'igihugu hafi ya yose basa n'abayadirija kuri abo bantu 5. Birumvikana ibintu rero biba biri mu bitabo mba nagiye nandika, wenda ari abantu bagiye bamenyera ku Ituro bakagira nicyo nzi kuvuga n'Ituro gusa, ahubwo biri no ntago ndi ntyoza yabyara abandi bazi kubivuga, babagande n'abanyakenya bazi kubivuga neza. Ahubwo Mutabazi buriya ni umuntu Imana yahaye impano hanini yo gutekereza ikintu ibihugu byakora kugira ngo bigere ku intego byihaye. Nk'igitabo ndi kwandika cyitwa ngo How to Develop Africa Within 40 Years or Less. So ni ibintu byinshi rero, ariko iki gitabo nacyo turaza kukigarukaho, ahubwo tukiri hari yenda kuri urwo rwandiko n'ibindi yenda tubisoza, ari byarahageze kandi ni ahubwo hari abantu bamwe usanga nicyo cyahise kinanteza atakaza amaturo. Abantu benshi ntago bazi kubiconnecta, kuko Baba Taifa nabyanditse ku tariki 15 nibwo natanze ibaruwa. Accès de reception yabyo ni 15, noneho 15 cyangwa 14 13 gutyo, byonko yari iri muri 2 weeks, yari maze kurebwa n'abantu ibihumbi hagati ya 30 na 35 nge narabirebye. Nanditse baruwa Baba Taifa, abantu ba opposition baravuga bati uyu muntu turamugira gutera. So hegereza yuko bari bunyatake ko ndabazi uko bakora mode operatoire yabo, ndayizi mode operatoire yabo no gufata information bakayishakira ikinyoma bari buze kuyihishaho, ariko abantu byoroshye ko bakemera. Noneho ndategereza ntibari buze kubigenza gute, uretse ko bamwe barandika muri comment nga Potra manje kombye ngo kandi ibyo bari kubivuga biburiye essence wangu. So kuko abanyarwanda bafite ikibazo cyo uko umuntu akane ngo mwana ngo bamenyemo bari bande bamenamo. So abantu bafite umuco wo gukora ikintu ukabonye amafaranga cyase bamuhaye amafaranga, ngiye ikintu nemeranya ko kiri mu nyungu z'abanyarwanda gikora, ahubwo n'ingaruka gishobora kunzanira nkazi facing. So mu byukuri rero nibyo biganiro nkora kuri channel yanjye yitwa Project 14 umujyanama wa Rwanda, bakabona ndimo ngaragaza ibinyoma abantu barwanya ubutegetsi bakoresha kugira ngo icyo nicyo nashaka kukubazaho uburyo nubango umuntu ashaka gukarifiya Mutabazi
nkuko wenda bavuga ngo Lieutenant General Muhozi Kainerugaba umuhungu wa Museveni yaje naje ubundi biriya bintu batanga icyizere biraje bicemo neza abantu mugura amatike ya Trinity nako bayemprime bayashyira hafi so noneho rero Mutabazi yashobora kuba qualifié cyangwa se gutekerezwa cyangwa se umuntu yamwandika izina akaba ati Apostle Mutabazi wa mukozi w'Imana cyangwa se wa mu apostle wavuze ku bintu byabanyahe n'urugero cyangwa se umuntu akaba yavuga ejo bundi hari icyaje gisimbura ibyo byose kivuga ngo Apostle Mutabazi wundi wasabye ko wa mukozi w'Imana wasabye ko His Excellency wa Baba Taifa ubwo ni kintu ntago ari ibintu byose wavuze kimwe kirifata kikagira noneho rero sasa byose barabifasha bavuga ngo reka ibyo ngibyo tubikureho dushyiraho ubwo ngo Apostle Mutabazi wasabye yuko abantu bagurisha parcelle y'inyamata donc bo umubare wabo wari perfect wari ukoze gutyo ubundi umubare wabo nuko wari ukoze reka mvuge ngo ni nkaho MP bitwa ko bawugezeho so bashaka kugira ngo aho barinditse Apostle Mutabazi bose batayabanga Apostle Mutabazi wa wundi wasabye so bashaka ikindi kintu kiraza kikasa n'ikibirushije imbaraga rero barampagurukana babeshyira kuri Facebook zabo abandi bantu barwanya igihugu ariko basanzwe basenga bibera muri diaspora babishyira ku ma status yabo ya WhatsApp abo mu Rwanda nabo bati twatanzwe twabibonye nabo barabiyoye noneho harashya sasa noneho babonye bamaze gufatwa neza ikibatsi kibaye banavanamo akabo karenge nibongera babandi ba opposition nibongera no kubikomoza baravuga ati twicyo twashakaga kabaye twikomereze zacu ni nko kuvuga ngo bakoze ikintu kimeze nka decoy uburangariye kuri ibyo ngibyo no kubyisobanuraho no kubigira gute no kuba ariko abantu bagufata no kuba nuko noneho twebwe utuburira umwanya wo kuza kuvuguruza ibinyoma turi kubeshya abantu kuko barashaka kugira ngo bafate ubutegetsi baciye muri désobéissance civile anarchie noneho ariko ngiye nkavuga ngo ntago u Rwanda ari Egypt niho abaturage miliyoni 102 majorité yabo yahagurutse yirukankana igisirikare n'ubutegetsi buhari isa naho yo ifasha ubutegetsi noneho bashaka umuyobozi ibintu nk'ibyo ngibyo bararebye baravuga ati nitwaterefere ku ntwaro Angola nazo ubwazo zarananiwe nuvuga ngo ntago rero uburyo bwo kuza urwana bushoboka nunabona bira bya FRN bwa n'imitwe biriya ni nko gushaka kugira ngo bagaragaze ko hariho resistance hari umupasiteri ukunda kubikora ntago muvuze izina ariko abantu baramuzi uba nko muri Uganda agashaka kugira ngo agaragaze ko ibintu byatokombe byadogereye mu Rwanda ngo hakene warusha ya kabiri erega nta bintu bamuzi ngiye mba nabyanarije byose nuvuga ngo bo ni umupasiteri noneho nuvuga ngo ari umupasiteri uvuga kuri politike ariko ashaka ko ubumwe bw'abanyarwanda bwagezeho budasenywa ashaka kugira ngo dukomeze twiyubake kandi twubake igihugu twese twishimiye noneho hakaba nundi nawe cyangwa se nabandi n'abapasiteri n'abapadiri nabo barahari nabo barwanya igihugu Bibiliya yemera yuko umukozi w'Imana ashobora kugira ibintu ajya mu by'igihugu ari uko ari kurwanira kuri side y'igihugu wajya mu gisirikare ari kujya mu gisirikare cy'igihugu ntago ari kinyeshyamba wajya muri politiki ari kujya kuri side y'igihugu cyangwa se side y'ubuyobozi kugira ngo ubuhe support cyangwa se ubuhe inyunganizi cyangwa se umusanzu wawe turabona nk'urugero ba Joseph se buriya ntago ari mu buyobozi bwa Egypta mu bukungu subona nta kintu yakozemo gifatika kuko buriya nta nubwo Imana yamubwiye kudashobora kuba 4e dimension udafite influence muri economy na politique y'igihugu ntago ushobora kujya muri 4e dimension wajya mu ya gatatu ni ya kabiri ni ya mbere ntago warenga aho ngaho ya gatatu yo nukuba uzi kwigisha no kubwiriza neza kandi ukabushobora guhanura no gukora deliverance na byandi byose ariko hari umuntu usanga ahanura neza akora deliverance ariko atabwiriza cyangwa se akabwiriza ariko atigisha none iyo wigisha ukanabwiriza bikarangiriraho nta gitangaza nta ndwara ikira nta gicurane uburiya kabiri rwose kanuni mu byukuri rero kuba umuntu yajya cyo koze aho ntekereza umuntu ashobora kuba yarwanya ubuyobozi buriho ni nk'igihe ubuyobozi bwaba buteguye genocide ari nacyo abo batipe bari kurwanya igihugu bari gushaka kubakisha ikinyoma kugaragaza ko ubuyobozi buriho buri gutegura genocide icyo ni ikinyoma kivanzamo n'ubugoryi kuko hari igihe umuntu ambwira ibintu wese mwokabyarama kandi ariko uburyo yafashe information akazicomekanya akazigira gute akazizunguza akazi akazi twistinga ku buryo wa muntu uraza yirukanka
birajya gusa naho ahari byo bamubwiye ari ukuri ntuzabona inkuru bakoraga kwa bacyuma bashyiramo ngo umuntu ngo yarashwe ngo noneho izi information zose icyo bo bazishakira ni ukugira ngo bazihite bazubakisha narrative biriya bintu rero kuko ari nk'impano nge mfite buriya mbikoze nanabarusha bose kuko buriya umuntu waroga yanarogorwa buriya umuntu waroga yanarogora nuvuga ngo impano nge Mutabazi mfite uyikoresheje nabi wasenya igihugu uyikoresheje nabi yasenya igihugu ariko nanone uyikoresheje neza yacyubaka ni impano na Hitler yarayigiraga by the way na Hitler yarayigiraga yo kukonvenka abantu ibintu bakabyemera noneho no kuba ushobora gufata information so twazivangura cyangwa ukazivanga ku buryo umuntu ayoba ni ibintu mbasha gukora ariko nge ntajya nkora kubera principe zanjye nimba ikintu ari ukuri ndakivuga ko ari ukuri nimba cyagirira neza cyagirira abantu nicyo mvuga nayo kiraza nge niyo wambwira ngo nukure ariko ndakubaza uko kuri bwubake kuri busenye neretswe yuko uyu mudamu yacinye mu mugabo kandi umugabo we nawe yaje gusenga ibyo bintu unabyeretswe mu rusengero nahita mpaguruka niri Imana yambwiye ngo urabeshye nta kundi nakuba ku rurugo urabeshye nyine uko kuri busenye ururugo ntago tugukenera mu rusengero wananiwe kumufata mu mujyane hirya byakunaniye ku buryo wumvaga bagomba kubikora mu rusengero nyine nicyo kintu ndije kugereza kukwereka no kukubwira societe nyarwanda ikeneye gukura ni societe ikeneye gukura ikindi iri gushaka kurekarama ibyidashoboye mutureke natwe dutekereze ariko se ubuyobozi mwatekereje ibintu natwe reka dushireho natwe reka tubabwire uko tubyumva buriya abantu mu buyobozi hejuru nubwo twakora commentaire nanjye nyanzikora ariko reserve ugomba gushyiramo bafite données data udafite bafite amakuru yo muri geopolitique n'umuryo mpuzamahanga n'ibindi bintu wowe udafite mu byukuri rero nuhita wihuta ugatekereza yuko ibyo batekereza byose wowe ufite ibindi tekereza bitandukanye hari n'abantu no batamenya aho umuntu atangira nahagarukira nk'umuntu wenda akatangira kuvuga ngo ubukungu bw'u Rwanda ukuntu bwubatse ngo nibabiranverse nkuko washaka kubwira China ngo nive muri communism ije muri capitalism total nk'abanyamerika ntago bikunda so mu byukuri hari ibyo ahubwo watanga support kubihari ugaragaza ko byanozwa ariho abantu bibeshye kuri Mutabazi imbere ngo buriya ngo ararwanya ngarane no ngewe ndi kugerageza gutanga ibitekerezo ariko ngerageza gushyira umusanzu no kubaka ibisanzwe bihari byashyizweho n'abatsinze amatora kandi bagaragaje ko bashoboye kuyobora ibyo abari kuyobora bashyizeho ashyireho ibindi bye ukagenda ukora ishyaka nibiguhira uzatsinda n'amatora then iyo mirongo yawe ujye kwishyiraho ariko nimba atari iyo nzira biciyemo that is unconstitutional then constitution yacu ivuga ngo iki iravuga ngo twebwe duhisemo with the people of Rwanda duhisemo démocratie consensuelle iya South Africa ni confrontationnelle iya Uganda ni sinzi Museveni bitangiye kumushabuka kuko urebye Bobi Wine cyaguranye ibyo yakoze muri aya matora ashize ubona bimeze nkaho binjiye muri confrontationnelle cyangwa se ni hybride ya consensuelle na confrontationnelle ariko muri Amerika ni confrontationnelle umuntu uyu Biden akora ntuza de banana na Trump wagiraga ngo harahiye none wa mwana wabana ngo hahiye ariko niko ibintu byabo byubatse rero ku mateka y'abanyarwanda dufite ntago ibyo byadukorera nta n'ubwo byashoboka so none ibintu bitandukanye rero byinshi ugasanga abantu ntago bamenye uko babyitwaramo ariko uretse ko ibintu byose buryo bigiye mutarabimenyera utaranabimenyesha ushobora kwikuramo amakosa then ukayakosora ugakomeza nimba urubaka ukubaka uretse ko usenya we deja ntago ari mu murongo mwiza ahantu rero ntekereza ushobora gukora kurwanya igihugu biblically ni igihe Imana y'ubwayo nko kujya cya Gideon wabyibuka jya kurwanya abamidiyani burerega abamidiyani bari basa n'abarakoronije abisirayeli bivuze ni nkaho leadership yo muri Israel yakorwaga n'abamidiyani so ntago rero Gideon wemererwa kurwanya abamidiyani keretse wumvishijwe rimwe kabiri gatatu atari bijyanye bivuga ngo ndumviranye cya gatatu hakabaho n'ibimenyetso bifatika rero nimba Imana yakubwiye kurwanya ubu buyobozi ukanayereka wenda nk'inzu ya etage ukayibwira uti isature nicyo kimenyetso nkusabye ikayisatura aho ngaho rwose ubwo Imana izagaragaza ko iri kumwe nawe ariko ntago umuntu w'Imana yemererwa kurwanya ubuyobozi icya kabiri ahantu ushobora kwemererwa kuburwanya ubwo icyo cya kabiri ko ni nacyo nakita ko Imana ishobora kuhagurutsa ngo urwanye ubuyobozi byagenze bite
nk'igihe ubwo buyobozi bwo gutegura genocide niho narinzanye kuvuga ngo nicyo kintu bashaka guhimbisha ikinyoma ngo bemeze abantu nta umunyarwanda hari ahubwo ni bwa bwoko bwa majorite ariko se mwe mwabaye mute nimwimenye mwirwaneho mubasimbukane ujya wumva ayo magambo asirikira ayo muntu ari mu Faransa iyo ngiyo yirwa rya pizza nyine kandi tw'igihugu turi kubaka turabona tubayeho neza mu munyenga nimba wayabuze ejo uzayabona ariko bo bari hariya uziko hari n'ukuntu bavuga igihugu kagira ngo si cyubamo n'ikindi bari kubwira ni Chechnya bari kumbwira ni za Sierra Leone ni u Rwanda mbamo kuvana miliyoni 10 Remera muri envelope ukazijyana Kimisagara ukongera ukazijyana Karuruma ntihagere n'ugukoraho ari n'umuntu wita kubeshya ngo urebye ngo za Uganda ngo na Burundi ngo bayobora neza kuturusha yego nabo turabuha n'abaturanyi ariko turetse kubeshya u Rwanda naho ruhuriye n'ibyo bihugu uri kudukompa mukanya uravuga ko turutwa na Kongo okameme oya hari ibintu umuntu akorwa tubona ko numuheza nguni afite kubeshya kuri ku rwego rwo kudatinya no kuvuga ko papa atari umugaturika wona ari umuntu ushaka kubeshya ko papa ari umudivi neza ukabona ibintu ari gukora ntago bibaho mu byukuri rero abo ngabo ninjye nabo ninjye mbiri uko abantu batera u Rwanda ba FRN ku mututu nabahari FPR na RDF abashaka rero kuzira mu gucabiranya no kubeshya no kunyomeka no guhimba oya no kumunwa kuri YouTube gasanga umuntu akora ibiganiro bine bya buri munsi bimwe bifite amasaha 5 ntabwo nari nzi ko umuntu akora ikiganiro cy'amasaha 5 kikaribwa kikarangira abantu 36 barebye ikiganiro cy'amasaha 5 kuko ronge mba ngomba kujyaho kugira ngo mbone ibinyoma byaho bitangira naho bigarukira kugira ngo mbone uko mbisenya bahamarira mayinite wa oya no kuri kumunwa ndi general utwara wanyise marshal ariko ngiye niyita general ariko hari umuvandi mwaje bwatoyera marshal ni udatabarwa oya opposition bayindekere noze opposition nta mbundi ifite nguvuge ngo nzakata muri kwengo mu opposition cyayo n'umunwa n'ikinyoma no kudacika intege bafite ibintu byishobora na rusofero buriya satani namushinja ibindi ariko rero umuntu washatse kuyobya Yesu yase kugerageza Yesu ngo yabona munanenga kamutega ikindi gihe satani nwango bari abantu they know bazi neza theory ya Hitler ivuga ngo make the lie big make it simple keep saying it and eventually they will believe it abantu bamwe bagira bakakizera biterwa n'uburyo wakivuze n'ubuhanga washyizemo mu buryo bwo kugikonkokta wenda nk'urugero ibintu byinshi bahita bikomantaho ibya Kayine Rugaba aza mu Rwanda nategereje ko babikoraho manza n'uyu munsi batarasohora ariko manza babisohoye ariko hashiramo amasaha 24 ntacyo baravuga ubwo bari kwiga uburyo bari buze kubipresenta mu buryo bw'ikinyoma ibintu byabo rero nuko ndafata urugero nese umuntu kubeshya rimwe ntiyakubeshya n'irya kabiri umumangama cyaba ari umunyabinyoma okay bavuze uburyo abana bo kuri Sainte Famille bateye amabuye hejuru bavuga uburyo ngo ngabana ngo ba secondary ngo barambiwe kare agatsiko ngo baragaturumbukana ngo bayateye kuri presidence aho president atuye uri kuri Sainte Famille watera wibuye ni ikinyoma ubwo abakivuze nabaki nabanya binyoma rero utundi tuntu bazana twose bashatse gukarifya Mutabazi nk'uwavuze ituro rya Nyamata rya parcelle ya Nyamata ubwo ariko nabo abo bapadiri n'Imana bamukanyiko ba Freeman bande bose nabo u Rwanda ukuntu tubafata kandi bigaragaje nabanya binyoma tugana ku musozo reka tuvuga arashaka yuko abanyarwanda bahangana n'igisirikare abasivile bagangana n'igisirikare ndabibona nawe arabibona nimba yarize ko nubwo ari umugoma akaba ari inkora maraso kuntu ntibikweho yuko afite ubwonko IQ ushobora no gusanga rwose ifatika nubwo ntazaho byamuviriye kugira ngo akore ibyo ngibyo ariko ndabibona barabibona sinzi nimba ubuyobozi bwacu bibona ariko ntekiza ko nabwo bibona cyase nimba utari busy mu kandi kazi bigatuma batakora iyo constatation cyase iyo remarque désobéissance civile ikozwe kuri échelle nationale yaba yegeranye neza milimetero imwe nta nubwo ari santimetero na genocide ya kabiri yakorerwa abatutsi cyangwa so abitwaga mu gihe cyatambutse abatutsi n'ababakomokaho kubera ko ubu twabaye ndi umunyarwanda ku batabizi nta bwoko bukiba mu Rwanda nta n'umuntu ukivuga ngo nzatezwa imbere cyaze nzagira kubera ndi iki navutse kuri kanaka kubaka
bo barashaka ubutegetsi kutke kwa kiranswa à tout plus. Rero baravuga ati ku mututu ntitwabishobora mu matora ntiwatsinda his excellence na FPR kubera ko wenda mu myaka 300 imbere byazashoboka ariko by now ibikorwa bafite bitandukanye aho bubakira inzu abatishoboye bo mu Kinigi ihagaze miliyari 7. Umuntu umwe muri Tanzania twara imweretse aravuga ngo keretse nimbi inzu ari ya famille zinza ari za famille royale turavuga no aba ni abantu mu ruhengeri batazi no gucana amatara havuga ati cyokoze mugeze kure abo ni abantu bafite icyambu cya Dar es Salaam mu byukuri rero kwa biruta amagambo hari ni wakiyamamazanya nabyo nubikora nawe nugwerekeza abandi rwose constitution y'umwemerera na apfa kutabikora beshya apfa kutabikora mu manyanga mu buryo bugiye butandukanye uretse ko kwiyamazanya na FPR biragoye kuya ngo udakora amanyanga kubera uburyo ibisa ni kurusha imbaraga hari igihe wisanga uri mukora utuntu turi aho ngaho dutandukanye so mu byukuri rero abo ngabo nibo bazamuye ibintu by'amaturo abarokore nabo babihombokeramo niba ariko nakoresha ibyo jambo kubera yuko abarokore bandwanyije nimba bajya banasenga baje kundwanya batasenze muri ibi rirwanya rihari aba bantu bari kundwanya byatangijwe na opposition iyaba rero basenze Imana ariko babuza kwifatanya na opposition cyase gusoza umugambi wa opposition de wenda tuvuge ko batabimenye ntago washinja umuntu ko yifatanyije nayo nkaho ari coupable kuko yabikoze atabizi par ignorance then iyo abo basenze bakabaza Imana mu nijwi ry'Imana iyo mbaza Imana nkumva ibyivugana nanjye kubijyanye n'iyi affaire nisaga mitambo na yuko itari mu ruhande rwabo kandi ibyo bizagaragazwa n'imirimo n'ibitangaza Eliya ni wavuze ngo kukirengarenga nk'aya masaho turebaho arabanga Imana iri busubirisha umuriro uyu munsi bampagurukiye reka mbabwire ngo reka dutegereze Imana muri uyu mwaka izasubirisha umuriro kandi abakurikira YouTube bose abanyarwanda bose amahanga yose azabibona ko Imana asubirishije umuriro ibyo rero ntago ari ibintu wavuga ngo wigire intyoza yo kubivuga ahubwo ni ibintu dutegereza wait and see so mu byukuri rero bandi bandwanye bwo abakozi b'Imana abakristo muri rusange batazi ibintu byaturutse hari nabano rero barwanya igihugu bo kurwanya kwa bafite impamvu hari abandi ba gatatu n'abantu sinzi cyabateye ni imbaraka rwara birwariye sinzi bishyiramo ngo Mutabazi ko isaha n'isaha ngo yagira icyo babana cyo kijyanye n'imyanya itangwa sinzi aho babikuye sinzi nibyo bashingiraho rero basa n'abatangira kugenda bantega udutego nakandika kuri status n'indi Gisenyi nkabona uzanye ngo dore ngo hari igikobwa kiza kiraho kandi ari kuvuga ngo aposo ngo ari igikobwa kiza aposo n'igikobwa kiza bijyana gute ayo magambo abiri yegeranye ute kugira ngo umve ko ari umuntu wasaze umukuntu yanyandikiye nanditse kuri status ngo ndi Gisenyi ahita nyandikira kandi uganyandikishije nimero ntatunze kandi urabizi ko umuntu utanditse nimero ye n'izina muri telefone ntabona status yawe bivuze ngo hari amanimero nk'atanu atandukanye ye amwe nanditsemo amazina afite atuma abona status yanjye n'indi nimero acaho kugira ngo anyandikire aranyandikira nga poso amunyeza amafoto 6 kandi ubwo twari twaratandukanye tumeze nk'abashwanye kuko ngiye uvuze ibintu biterekeranye ndavuga ni ibyo bintu bijyanire jya kubibwira bene wanyu yari jambo nawe rijye imbakure so noneho rero adusozavuze ngo wowe umubeshyi ngo arambwe ko umpamagara uyu munsi none ntiwampamagaye naramugani nta n'umuntu usubiza poso gutyo kuvuga navuze gutyo sinzigira ngo hamagara ariko impamvu nari namuhamagaye nanakomeje kwimvamo mu mwuka ko ari umuntu mubi ku buzima bwanjye noneho nyuma noneho arigaragaza amera nk'abandi bavuze ngo wa mukobwa kwatuwe kuri inshinzi ngo ndabwiye mwatubwamo niko yambereye none arangije aragiye yivumbuye agaruka ansurikira amafoto 6 y'umukobwa wambaye umupira wonyine bino basigaye bambara imipira igeze nkaha iri yonyine baya yogeje muri Photoshop yaratandatu ari no mu mazi n'ibiki ngaposo uyu mukobwa yambara nabi ngo musengera kizwe iryo jambo urumva nta n'ubugoryi burimo tubwizanyije ukuri n'abantu batuma reka mbaho ubutumwa abantu mutuma abantu ngo baze kuntega imitego mwohereza abantu bafite IQ ifatika batameze nk'abantu bafite ubugoryi debilité mentale wagira ngo barayivukanye ujya gutega imitego umuntu iyo ugiye gutega imitego umujeni ushaka undi mujeni ntago wakiba umuntu kurusha mu mutwe ntibibaho noneho ndabona message ndabareka abantu barasaze mbona hasa yandika uramwihorera buri umuntu ntuzahita umusubiza kwa 5 hari igihe ahita we ubwe yigonga yisobanya akiri kuvuga
ahita yandika indi message hasi ndi kubireba nanze gusubiza nahise nyereka umuntu twari twicaranye mukuru wa madamu twari twicaranye nagiye kumusura ko aba ku Gisenyi nahita mwerekana ndona dore ya mitego ari ukuntu nkunda kubita imiyugira aba opposition nkabita imihirimbire dore za mitego ya miyugira tuba yarashaka kuntege abakobwa ngo ejo azakufotora amafoto agende izina ryanduze mukanura amenyo mushinyika amaso mu zajya ruhayarata noneho reka tujye tuniganira tunatebye turi abanyarwanda noneho ahitandika hasi ngo yaravuze ngo umuntu wamusengera agakizwa ngo yazashima ndamureka ntago yarakinyuzemo ndakureka ubukanzu kinyuramo ntarasubiza hasi ahitandika none iryo kwinyuramo kaka poso ngo iki cyana ni cyiza wa iyo utangirira aho ngaho washakaga kumpa pasi kugira ngo ubigire umutego kuko utatangiriye aho ngaho so mu byukuri ndabibona ko ari umutego nyuma ndamugane okay muhe nimero yanjye ampamagare musengere kuri telefone ntacyo bitwaye ntese ubundi nuwahe rero mba nigize akana keza ukagira ngo pasi ndanayishaka nigira akana keza none ese ubundi nuwahe ngo no ku Gisenyi mpita mbona kandi ubwo kuri stat nibwo mbanze kwandika ko ndi Gisenyi kandi Gisenyi na ahantu njya nka rimwe mu myaka 3 ndavuga ndi rero kuva umpaye amafoto y'umuntu uri ku Gisenyi icyo ushaka nagufasha kandi maze kwandika kuri status n'umuntu uri Rubavu rwose wambuza azangurira rikonje ndaryemera abantu bamwe bagatebya bati se uranywa rikonje ngo inzoga inoze rya Ituro rikonje inoze Ituro ya Bralirwa rwikonjeshejwe neza sha nuko nandi kugana ko nkunda kuganira noneho nyuma noneho yaje noneho kwiraburiza burundu kugira ntazajya muganga abantu barandukanya abantu bagiye ngo ndi kubihimba ibi bigano byabo batefa byarasohotse arongera aragaruka sasa aranyandikira ngo aposo ngo ngiye rwose ngo nkuri inyuma ngo muze wacu ngo kwa baba taifa uriya n'umushinyaguje yaze nkubaza azayigize umufana mujye mwirinda abafana niba bicyane sometime niba bicyane noneho arambwira kandi turete tunasoreza imbere gato none ahita ambwira ngo rero ngo nabonye muri comment ngo bari kuvuga yuko ngo wanje gukorana ngo n'abapadiri na Imana Thomas ngo ubwo ngubwo rero ngo noneho ngo kabarindiye umuvuno ngo barakuvumbuye ngo muri comment ni kari kubivuga arabizi ko najya nsoma comment arangije noneho rero ngo ngewe ngo ukuntu mbona wako wagira ngo wisuzume neza ngo wisubiremo isubiremo wisuzume ni ijambo bwira umuntu uri ku public ibintu yabikoze ndabinda soma ngo isuzume isubiremo ngo noneho ngo ubanze ngo ugende ukora ibiganiro ngo usaba imbabazi ngo kuri ibyo biri kuvaho muri comment ngo ubone noneho ko wakomeza ibyaba batayiva ndabugana ariko none abantu bafite iyo umuntu afite ishyari manza binakuza ubugoryi habagane ubugoryi bwo muri mu cyiciro cya nimba ari cyakangaye cy'ubudehese ubugoryi tubukarasa muri karase ubu bwaba buri ndabugane rero ngewe ntago nkora politique nariko ndamutse nkora na politique sinakora politique iciriritse muri politique gusabira imbabazi cyawe utakoze ni ibintu ukora wamaze kubara umubare wawe nimba uri mu nyungu ndajya gusabira imbabazi umuntu ntanazi ndajya gusabira imbabazi umuntu ntanemeranya nawe Rwanda ibinyoma bije n'ubugome bwe kuko Padiri na Imana Thomas afite ideologie genocidaire ntagaruka umuhimbira pesi nkunda guhimbira abantu kuba mbivuze nuko abifite kuko yiyorobe kukuntu ariko ashaka guhembera désobéissance civile ngo mubasimbukane kagatsiko mugasimbukane iri jambo rero no kuvuga ngo mu tema abatutsi buriya birasa seriously ibyo ngibyo umuntu yaza muri débat iri scientifique nkabiprove ntago ngiye nkunda kuvuga ibintu bimeze nka propaganda nubwo nayo nayishobora anyway so mu byukuri rero yenda tugana ku musozo watubwira kubw'iki gitabo cyawe ndabungana nge sinkora politique nariko ibyo ngibyo sinabikora ntago wasabira imbabazi ikintu utakoze utanateganyije utanigeze nikindi ubuyobozi bw'igihugu ntacyo butamenya narakoranye nabo baba babizi ikindi baza kubimbaza none kuko ngo ibintu abantu babyanditse muri comment ndavuga ntabyo nakora ngo ariko ngo ngema nkugira inama ngerega buriya ngo uzanyegere ngo twifatanye ngo nuko wanze ko duhura ngo nabundi ngo nagufasha muri zo politique zawe namwe nakubwiye ko ntakora politique ngiye no mu bintu bya politique nuko nagenda ngiye gusavinga his excellency n'ishyaka riri ku butegetsi kuko bakeneye competence zanjye sinkora politique ngewe sindi umunyapolitique ndi umuntu w'umushakashatsi n'umusesenguzi n'umuntu w'umujyanama kandi ukunda igihugu cye ufite rights and responsibilities namwe se undi ufite background mu bintu bya politique
arambwira ngo buriya ngo nayizeho ngo hari isomo twagiraga rimwe ngo muri university kandi ikindi ngo nabaye ngo mu majyepfo ngo 96 97 98 kugeza muri 2000 ndamenye icyo ashaka kuvuga aho ngaho kandi nabaye no mu nkambi ngo Mugunga ngo Kibumba ngo na Kayindo ko bwa mbere ajya kunkontaktinga yankontaktinze nanditse igitabo cyitwa The Abortion of Tutsi Genocide Second Wave nandika ku bintu by'inkambi byo mu nkambi ya Kibumba ni Mugunga. Noneho icyo gihe yambwiye ko yabaye Kibumba ni Mugunga, ntabwo yambwiye ko yabaye ni Kayindo, ariko kuri iyo nshuro bwo ahita nyandikira yuko yabaye n'iki ni Kayindo. Nzamura kuri WhatsApp biba byoroshye tuzamuraho mwatangiye kuganirira bitamufata. Ubundi nubwo wenda nge ntari spy ntari umunetsi, hari nkunda gusoma ibitabo by'abatasi by'aba spy. Ikintu cya mbere iyo ubajije umuntu ikibazo kimwe inshuro 5 akagenda ahindura ibisubizo bigaragaza yuko ari ibintu yaborotse ari guhimbiraho atari ukuri. Kuko umuntu aje mu Rwanda aje kurugira nabi adasanzwe mu Rwanda numubaza ibintu bimwe na bimwe arabisubiza numubaza bwa kabiri asubiza ibindi, kubera ko buriya story mpimbano biragora kugira ngo uyivuge uyisubiremo inshuro 5 udahindiyeho detail bitandukanye n'ibintu uvuga byarakubayeho kuko nyine byakubayeho. Ikindi iyo umubwiye ngo nayivuga yicuritse iramunanira. Mu by'ukuri hari gerero umuntu abari kumbwira ibintu nkahita amenya akazi akora, nkahita mubaza ikintu yatangiriyeho nkamubaza nanone icyo yatangiriyeho nkamubaza icya gatatu yavuze, nkahita mubaza icyakibanjirije kubera ko ari kubivuga mu buryo buri ranverse agahita yinyuramo. Iki gitabo rero kumbwira ni igitabo cyitwa African Poverty is a Choice, aricyo gitabo cyanzamuye mu buryo bukomeye muri dimension ya 4, ariko ndashaka kugira ngo kuko nge niyo parcelle mfite ni ibitabo 800 nemprimishije bihagaze agaciro ka $12 ariko nge nzabigurisha $8 kuko igitabo cyaguraga $15,000 kuko 800 ni $12 nzabigurisha $10,000 bizibe $8 enye nzihe abakozi b'Imana bakennye, izindi enye nzihe abantu abakene basa mu buryo busanzwe batari abakozi b'Imana. Haziga uburyo byakorwamo, hamaze no kugurwa ibitabo bihagaze $110,000 nimba mbyibuka neza. Ubwo miliyoni enye za mbere nizuzura nzahita dukora wa mugambi wo kugira ngo tuyasangize tuyagabagabanye abakozi b'Imana bakennye bari kumuhamagaro bifatika bitari iby'ikinyoma. Noneho rero ibyanditswemo byo African Poverty is a Choice ni amakuru Imana yampaye, ntago ndi butinde ko bwabwije, ahubwo gusa icyandikisamo ni kigaragaza ngo Afrika kubikennye na mahitamo yayo, kuko abantu bafite uruhare mu gukena kwa Afrika ni Mutabazi n'abandi nkawe. Ubwo mvuze le génie de l'Afrique yumvamo ubwo ibyo rero nimba ubyiyumvamo menya kari nawe Afrika izira. Abantu bose bitwa abahanga bize bagira ya mbere A+ muri université n'ibindi bitandukanye, abize Harvard abize Oxford baza muri Afrika bashaka gukora muri leta, abandi bashaka gukora muri ONG, kandi amafaranga ateza imbere igihugu ava muri secteur privé. Kuko uyu munsi Google yinjiza miliyari 300 z'inyungu zo bagabana abantu bafitemo imigabane, kandi miliyari 300 z'amadolari mu mwaka. Bije y'u Rwanda ingana hagati ya miliyari 3 n'enye, bivuze ngo Google yunguka inshuro 100 zayo Rwanda rukoresha ku mwaka nka bije national. Bivuze ngo rero nimba njewe wowe wakora ikigo nka Google, kuko biracyashoboka bizahora bishoboka, kikagera ku isi kikayifatisha, ntago kizanga kwifatisha kuko uri umunyafrika. Noneho rero hari n'igitabo kindi kwandika kigaragaza noneho practical mu buryo twabikora mu buryo bwa strategy. Noneho rero nkavuga ngo iki kigo si president wacyubaka, si ministry, bo bashyiraho policies, bashyiraho imirongo migari, kandi imirongo ihari mu Rwanda nimba ubwo bushobozi mbwifitemo cyangwa ubufitemo, ntago leta ariyo yaguhagaritse gukora icyo kigo. Mu by'ukuri rero nkavuga ngo abajeni ni bareke kwihutira muri leta cyangwa se kurwanira imyanya ya leta, niba muhamagara ngo ayikorere bwo wenda yikorere, ariko bareke kugirwanira. Noneho ahubwo basoke tubone abantu bafite PhD bari gucuruza injugu, abantu bafite PhD bari gukora imyenda ikorerwa muri Afrika, abantu bafite PhD bari gukora zino sanitizer n'ibindi. Imiti yose Afrika ikoreshere gikorerwe muri Afrika. Bizagera no ku rwego nimba tunarwana tunakunze kurwana, ibyo turwanisha n'amasasu n'ibindi byose bikorerwe muri Afrika. So mu by'ukuri mu gitabo ndi kwandika byo neka ntabwo byinshi, ubwo ugishaka ndaza kumuha nimero, ariko uretse na nimero ndabaha, iyo ndabaha n'ubu udafite n'amafaranga cyangwa utarizera n'ibyo Mutabazi yandika bikwiye no kwishyurwa, unyandikire ngo igitabo ntangira ubuntu cyitwa Rich in 6 months, ubuhamya maze kwakira abantu bagisomye
bamaze kwinjiza hagati ya miliyoni 100 na miliyari mbaza ubuhamya bufatika mfite. Harimo n'umuhanzi wakisomye ari muri depression, kimuvana muri depression nta muganga bahuye, ahita akora indirimbo igira views miliyoni kuri YouTube. So rero ntago ari ibintu byo guhimbira hano, ni iby'Imana dukoresha si ukuvuga amaturo gusa. Ikindi twabandika ibitabo tubabwira guturo kuko ari ukuri kw'ijambo ry'Imana, mudatuye twagurisha ibitabo. Ntago ari nk'umuhanuzi we yagurisha iki, yagurisha zo meni zo brere, ntago bikunda. So ikindi kandi 4e dimension winjiriza henshi ni ufasha bwawe, kandi igihugu ntago kijya gikoresha abantu ku buntu. Mu by'ukuri ntago Mutabazi mwabakabaye bamutekereza nkuko numva bashaka ku, ariko time will tell. Donc igihe turi kimbere hano kizabereka Mutabazi ni muntu ki, ese ibyo bavuze bari mu kuri, ikindi abantu bazabakomera. Hari igihe kizagera Imana igakora ibintu abantu bavuze abo babwiraga bakabihindukira bakabaza ngo harya burya ibintu mwavuga kuri Mutabazi mwabisubiramo. Rero ndababuriye nuvuga ngo akibona gute, reka mbasomera akantu nimba ngasanga hafi ninkabura se ndabagirira gute rwose, ningasanga hafi ndagasoma ariko se sinkabuze buriya turetse kubeshyanara. Nukuvuga ngo nanditse ibintu ndabibonye hafi aha, ni igitabo nari kwandika kizaza gicomplete kingiki cya African Poverty So Choice kitwa ngo How to Develop Africa Within 40 Years or Less. I have dreamt of a rich Africa that reigns to many nations and rarely borrow. Ngira inzozi cyase iteka ndota Afrika ikize cyane ku buryo iguriza Amerika n'Abarusiya, ikaguriza ibihugu byinshi itajya ibiguzaho. How to Develop Africa Within 40 Years or Less. Rero ni igitabo ndi kwandika gikoze mu buryo bwa how to strategies z'uburyo bwo gukora ibintu, aho navuze strategy ya mbere vuga ngo link Africa with railroads, ukora transport neza. Kabiri, deliver manufacturing high skill, gutanga ubumenyi bushaka gukora production mu nganda. Ariko subundi uhaye umuntu ubumenyi producer mu nganda, nta nganda zihari. Hari umushuti wanje yagiye kwiga mu Faransa, noneho yiga gukora imodoka cyane Manzera akora, sinzi parti yakoraga ariko yakoraga mu ruganda rwa Renault. Noneho ava mu ruganda rwa Renault ataha mu Rwanda yumva arambiwe amahanga, bamuha kuyobora uruganda rw'amagare hariya Karuruma. Oya bari mbwira umuntu wakozeho Renault bagakora nouveau model ya Renault, ariko akaza ashobora gukora mu Rwanda no kuyobora uruganda rw'amagare. Uko byamera kose n'igihe aho umuntu ubumenyi yagera ku isoko gasanga nta platform yo kubukoreshaho. Gatatu, only buy made in Africa product. Hano nzabigisha uburyo dushobora gukomanyiriza abazungu. Ikindi, matière première zose zikajya ziva muri Afrika zamaze kuba produit fini, no fini terminé. So rero kane, stop fighting your blood brothers. Nimbefere niduteye ntirwanywe na abanyarwanda, ahubwo ikarwanwa n'ibindi bihugu bya Afrika, ariko hari ingabo zamaze gutozwa kandi special force kubita rwose, noneho tugatsinsura neza umuco w'abareberi muri Afrika, ku buryo Afrika tuyitunga idafitemo groupe reberi nimwe. Ko sinjya nemera ko Boko Haram igira mbaraga ki, ibikoresha bundi bicaye bibageraho. Reka ibyo tubireke. Gatanu rero, build an African Silicon Valley. Ni ibintu bitanu mfite ukuntu nzabi kizangora kirimo kimwe gusa, nuko biransaba kubiganiriza abaperezida b'Afrika benshi bari kumwe, kuko cyangwa se aba policy makers, reka dukoresha iryo jambo, ariko abantu bafite power mu bihugu byabo, kugira ngo rero iki gitabo cya African Poverty is a Choice ukigura 10,000 byonyine, uretse ko ari n'abazatanga bitanu nyuma y'ukwezi akongera gatanga ibindi bitanu, nabo nzabemera. Noneho rero kugira ngo umuntu abone kiriya gitabo navuze cya Rich in 6 months ko cyo ngitangira ubuntu. Ikindi n'abazagura African Poverty The Choice nzabongera ikindi cy'ubuntu ari cyo cya Rich in 6 months, nzakibongera ku buntu. Rero nimero ni 0788303995. Yandikira, ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza rwose. Nimba ukeneye icyo gitabo nyandikira ngo mpa Rich in 6 months, mpa cya gitabo, niyo wabunyanga nzahita nyigusunikira. Na amasegonda hagati ya 5 n'icumi bikufata iyo ndi online, uranyandikira nkahita nyigusunikira. Iyo ntari online aho ngiriyeho rero mpita nkiguha. Reka nsoreza aho ngaho mbaturaho umugisha, mvuge ngo Mana yampamagaye, Mana kandi y'icyubahiro, nzasara umuvuma zawubona. Nati umugisha ku bantu bose bemera amavuta andiho, nati umugisha abantu batandwanya kugira ngo ugende ubakoreho, kuko amavuta umuntu atemera atamukorera. Nakifuje no kwatura umugisha kubandwanya n'abansebya, ariko nzi ko bitakora.
mbatuyeho umugisha w'iburyo n'ibumoso, ubaho ubwenge, ubwonko bwabo bw'ibumoso, the left side of the brain, ubahe kugira memoire, ubahe kugira logique idasanzwe, the common sense and good judgment. Kandi asengera ubwonko bwabo bw'iburyo, the right side of the brain, kugira ngo bagire high capacity of creative mind, kugira ngo bagire ubwanko buvumbura ibintu bishya mu buryo budasanzwe. Mbatuyeho gukira uburwayi bwabo bwose, uburwayi bwo mu maraso, uburwayi bwo mu mitsi, uburwayi bwo mu magufwa, mu izina rya Yesu Kristo Jehova Rafa. Mbatuyeho kubohoka rwose kubw'icyubahiro cyawe. Ndakubita hasi umwuka wa ignorance, umwuka wo kudasobanukirwa, umwuka wo kutamenya, umwuka wo guhangana. Uwo mwuka ndawukubita hasi mu bakozi b'Imana, mu itorero ryawe Kristo, kuko ari rimwe ntago ribamo imidugudu, nubwo tugira denomination zitandukanye, ariko ubwami dukorera ni bumwe. Ndakwinginze uduhe guhuriza hamwe, kandi umuntu wese shyigikira mwene se ahabwa umugisha. Jambo rambwa ngo ni byiza n'ibyikundo ni nk'amavuta asukwe mu mutwe wa Aroni, ngo uko niho wategekeye umugisha ku musozi hariya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndasengera abantu badafite amafaranga y'igishoro kandi bashaka gukora. Ndasengera abantu bakeneye promotion kandi ihora itambuka. Uko promotion ije babazi ko bari wigiyemo kubera ko banafite umusaruro ugaragara kandi ufatikana n'uburambe bufatika, ariko igahora ibanyura mu myanya y'intoki. Mpagaze mu kirere cy'intumwa, in the apostolic dimension and anointing, I declare promotion in Jesus' mighty name. Mu mezi atatu hereye uyu munsi, abantu bumvishe bwa butumwa ubwo navugaga ibya parisere ya Nyamata, bamwe bakabinyega ariko bo bakabyumva bakumva ari ukuri. Umuntu uzakorera muri ayo mavuta wese, mbere yuko turenga ukwezi kwa gatatu, azaba abonye ikimenyetso cy'ibyiza. Ukuboko kwawe kwiza kuzamubeho, izina ryawe rizamukorere, uzamuzamura umushyire hejuru, wibuka amaturo ye, wemera igitambo cye cyokeje, nurangiza umuhibye umutima we wifuza byose. May the Lord give you the desire of your heart in the mighty name of our Lord Jesus I pray. Amen. 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 Imana ibahe umugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom.